Ese kuba ugiye gukora ikizamini ukihugura ku munsi w'ikizamini, ibi bintu bifasha iki ku munyeshuri? Mbere yuko tugendana hano, nta kintu bifasha umunyeshuri ahanini. Abo bifasha ndaza kubavugaho nanone, ariko nanone ntabwo ari bose. Nuvuga ngo kwihugura gukora ikizamini kuri uwo munsi ugiye kugikora ni ukwitera pressure. Niba uzi ko izi modoka neza, wariganye na mwarimu neza, ukaba uzi ko ugiye gukora ikizamini na stress ufite, wikirirwa yihugura. Ibyo wize warabyize. Ndaguha impamvu. Nuvuga ngo uko ugomeza gutinda modoka ngo uri kwihugura, utangira kwiteza umunaniro. Nuvuga ngo ukagenda ukananirwa mu maguru. Ni cyagiye bagwa imodoka ikakuzimana, ni cyagiye utangiye no kubagirwa n'ibyo wari wamaze ukwezi kose wiga cyangwa se amezi 2 wiga. Niyo mpamvu akenshi uzakora ikizamini wabanje kwihugura mu gitondo ugatsindwa. Aka kantu gatekereze nozo karebe. Ikindi, umuntu ushobora kwihugura ikizamini awenda mu gitondo agiye gukora ikindi kizamini, ni umuntu ugiye gukora ikizamini cyanatazi. Ariko niba uzi kantu ugiye gukora ikizamini wahigiye, guys, wikihugura mu gitondo, ibyo bintu bigabanye pe. Bigabanye, ni inama ngiye nkugiriye. Hanyuma akandi kantu, ibyo niba byita kubyibushya ihene, gira mwese murabizi. Hanyuma akandi kantu, gute umunyeshuri ajya gukora ikizamini imodoka ikamuzimana. Iyo muzimanye, izo ni impanuka zibaho, ntago ari ikintu gikomeye. Kereka izimye inshuro zirenze 2, ariko inshuro imwe izimye nta kibazo bari kuborera, ukwatsa ukongera ukagenda. Rero imitego ibamo mu kuzimya imodoka cyangwa se kuzima kw'imodoka, hari igihe bakujije akakubwira ngo tugendane. Nuvuga ngo ugakina vitensi 1 2 3 umugeze nko mu gasozi nk'ahantu hatereraho ukuntu, agatakubwira ngo hagarara, ugahita uhagarara neza cyane rwose kuri mbere yaje yawe na feri. No agatakubwira ngo haguruka tugende. Yawe ubwiye ngo haguruka tugende, akenshi ari gihe bagirwa kuri muri vitensi ya 2, imodoka igahita ikuzimana. Iyo ni inshuro ya mbere. Hagiye ahita guha rasi warning. Aho ngaho ukongera ukatsa imodoka kamaze gutega umutego wa mbere. So icyo kizamini cyo kwatsa imodoka inshuro irenze 2 ubo watsinzwe. Ikindi, irinde gukora ikizamini ufite pressure y'akazi, cyangwa se watumije igikundi cy'inshuti zawe cyangwa se abavandimwe bawe ngo muze kureba ukuntu nkora ikizamini neza. Ibintu byo gutera pressure kujya gukora ikizamini utameze neza, guys, ibi nabyo mu bigabanya. Iki kintu ugomba kumenya mu gihe cyo gukora ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga, tegura ikizamini cye kandi ubigira ibanga. Ntukajye ubwira abantu bose ko ufite ikizamini. Hari impamvu zabyo nazo nzazivugaho, nubwo mvuze nk'iya ariko nzavugaho n'izindi. Ikindi ugomba kumenya iyo ugiye gukora ikizamini, menya ko habamo gutsindwa ndetse no gutsinda. Ariko gutsindwa ukabyikuramo, ukabuze neza ko ari ugutsinda gusa. Genda waplaninze gucyura perime, ariko ntugire icyizere gikomeye. Kandi uzaye gukora ikizamini ariko mwarimu abikwemereye. Ntukajye gukora ikizamini mwarimu atabikwemereye. Banza ubaze mwarimu koko nkwiye gukora ikizamini cyangwa se mbikwiye. Ugasanga ngiye nizi imodoka ukwezi ngo nakora ikizamini. No, ntabwo imodoka yego kwezi. Imodoka bayiga bikurikije uburyo umaze kumenya imodoka. Hanabayiga ibyumweru 2 cyangwa 3 bakaba bayimenya. Ariko niwe yayiga ukwezi, gushobora no gushira kwa kutamenya imodoka, banza umenye imodoka neza. Mwarimu avuge ngo wemere gukora ikizamini, mubone gufata kode y'ikizamini. Apana kuvuga ngo bazafungura amatariki y'ibizamini ryari ngo nanjye mufate kode. Urafata kode araniga, urafata kode na mwarimu atarakubwira ngo nibura wakora ikizamini ubu tuvugana. Banza wige, ugane na mwarimu, ujye inama nawe, nakwemera gukora ikizamini mufate kode y'ibizamini, kuko zirari. Niyo mpamvu mwirirwa mutinya ibizamini buri munsi. Niyo mpamvu mwirirwa benshi bambaza ngo bazafungura ibizamini. Banza wige imodokari no kwiga. Ariko ubundi wumva ko 150 watanze byo kwiga imodokari, ni urugero wenda cyangwa se 200 watanze. Umva ko abantu mwese mwatanga 150 cyangwa 200 ukabona perime. Ntago abantu bose afata kimwe. Uwo ushaka kuzatanga 100 cyangwa 500. Abantu bafata bitandukanye. Ugomba kumenya ese niki gisaba kugira ngo umenye imodokari. Ntugashingire ku mafaranga gusa, kuko kumenya imodokari ni kimwe no gutanga amafaranga ni ikindi. Ibyo bintu biratandukanye. Menya kandi usobanukirwe neza indimi. Niba utazi indimi